ikaze kuri Ezobu, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Nk'uko mu minsi ishize twarebye uko ari birindwi, turebamo bine ari byo intambara n'imvururu ku isi, indwara zikomeye n'ibyorezo, ibiza bikomeye, abahanuzi b'ibinyoma. Uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso cya gatanu ndetse n'icya gatandatu. Icya gatanu ni urukundo ruzakonja, icya gatandatu ni ubutumwa bwiza ko buzabanza bugakwira isi yose mbere y'uko imperuka iba. Ikimenyetso cya gatanu ari cyo cyo kuvuga ngo urwango no kubura urukundo mu bantu. Muri Bibiliya havuga ko urukundo ruzakonja mbere y'imperuka, nk'uko byavuzwe na Kristo muri Matayo 24 umurongo wa 12. Ngo kandi ubugome nibugwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Bisobanura ko abantu bazarushaho kwangana, guhemukirana no kubura impuhwe. Kandi hari n'ingero zigaragaza ibi muri iki gihe ndetse no mu byo tugenda tubona. Urukundo uko ruzakonja ni ukuvuga ko ubugome nibugwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Uzabibona muri iyi minsi cyane, aho ubona ko impuhwe zabaye nke kugeza n'aho umubyeyi atakigirira umwana impuhwe cyangwa ngo umwana akigirire umubyeyi, aho ahita wumva neza ko bigeze ku bandi uko bigenda. Bisobanura ko abantu bazarushaho kuba babi. Kuba abantu banga abandi mu ntambara n'imvururu mu bihe by'intambara, nk'intambara ya kabiri y'isi mu 1939 kugera mu 1945, urukundo n'ubumuntu rwaragabanutse. Abantu barashonje, abandi barasuhuka, habaho jenoside, icuraburindi ry'abantu. Ibi ni urugero rw'uko urukundo rwananiranye mu bantu benshi kubera ubwoba n'ubugome. Ihungabana n'imiryango n'ubushyamirane bw'abavandimwe. Mu bihugu bikennye cyane, mu bihe by'inzara nko muri Etiyopiya mu 1983 kugera mu 1985, imiryango yarashyamiranye cyane kubera kubura kw'ibiribwa. Abantu bahoze bafashanya batangira guhemukirana. Ikindi ni ukwiyongera k'ubugome mu muryango nyarwanda muri rusange. Ubwo ni urundi rugero. Mu Rwanda ubushyamirane mu bavandimwe akenshi bushingira mu mirasire y'amateka y'igihugu, amacakubiri y'ubutaka, imitungo, ndetse n'ingaruka z'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1990 kugera mu 1994. Ibi byose byagize uruhare mu kubiba urwikeke, ubwishishanye n'inzangano mu miryango. Ibikorwa by'abagizi ba nabi, ubwicanyi, iterabwoba n'ubusahuzi bigaragara mu bihugu byinshi byo ku isi. Abigisha benshi bavuga ko ibi bihuje n'ibivugwa muri Matayo 24:12. Abantu barushaho kubura urukundo bigatuma isi iba mbi. Ikindi kimenyetso wabona ni ukwiyongera kw'akazi, ubutunzi n'ubwikunde mu bantu. Muri iki gihe abantu benshi bashyira imbere inyungu zabo bwite kurusha gufasha abandi. Ibi bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko urukundo rwakonje, kuko abantu benshi barakumira cyangwa bagasuzugura abandi. Ni ukuvuga ko urukundo ruzakonja. Ntabwo bivuze ko abantu bose bazaba bagoya, nubwo bimeze bityo haracyariho abantu bagifite urukundo. Bibiliya isaba abizera gukomeza gukunda no gufasha abandi, nubwo benshi batazabikora, ariko kuguma kw'Kristo bivuga kumenya Imana no kugira urukundo. Tujya no kureba ikimenyetso cya gatandatu ari cyo ubutumwa bwiza buzakwira ku isi yose, nacyo kikaba ari ikimenyetso kimwe mu byerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Nk'uko bivugwa muri Bibiliya, ubutumwa bwiza buzabwirwa amahanga yose, hanyuma imperuka
ihereko ize. Ubutumwa bwiza buzabwirwa isi yose, tubisanga muri Matayo 24:12-14. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, hanyuma imperuka ibone kuza. Iyi mirongo yerekana ko ubutumwa bwiza buzagera mu mahanga yose, mu mpera zose z'isi. Bibiliya hakavuga ko mbere y'imperuka ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzakwira isi yose. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo abantu bose bumve, hanyuma imperuka ibone kuza, hatazagira umuntu n'umwe ubona icyo yireguza. Ese wakwibaza, ubutumwa bwiza bwamaze gukwira isi yose? Amadini akorera ku isi yose. Abigishwa ba Yesu Kristo n'andi madini ya Gikristo nka Katolike, Protestant, Orthodox bakwirakwiza ubutumwa bwiza mu bihugu byose. Amashami ya Katolike, Seventh-day Adventist Church n'ayandi akorera ku isi yose. Ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwiza burakwirakwizwa kuri internet, YouTube, radio, TV. Bibiliya yashyizwe mu ndimi zisaga 3,000 ku isi yose, bigatuma abantu benshi babasha gusoma cyangwa kumva ubutumwa bwiza. Icyakora ntibugarukira ku bantu bose. Hari ibice by'isi abantu benshi batigeze bumva ubutumwa bwiza kubera imico, ubukene, intambara cyangwa politike y'ibihugu byabo. Abigisha benshi ku isi yose mu butumwa bwa Matayo 24:14 havuga ngo ishobora gusobanura isi yose igerwaho n'ubushobozi bwo kumva ubutumwa atari umuntu ku giti cye. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza ku isi yose bugeze kure, ariko uhamye neza ko dukurikije bya bihugu bigatuma abantu babo bagira uburenganzira kuri internet, kuri za Google, hamwe dukura ubutumwa bakica abajyanye ubuvugabutumwa. Bihamya neza ko bwari bwagera ku isi yose, ariko ni hakeya hasigaye. Ubutumwa bwiza bwaratangiye gukwirakwizwa isi yose pe, ariko hari ibice abantu batazagezamo cyangwa batakiriho. Bibiliya ivuga ko igihe ubutumwa bwiza buzaba bwarageze hose, imperuka izaba iri hafi. Dufatanye gutekereza, kumenya mu bihugu bitari byamenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubu butumwa ese bwagerayo gute? Uwo ni umukoro wawe nanjye bwo kugira ngo ivugabutumwa rigere hose. Nta kindi cyo gukora uretse gupfukama tugasenga Imana, ubutumwa bukabasha kugera ku isi yose, ababuze bakabohora. Twabasengera tukavuga ngo Uwiteka Mwami Imana, Mana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, turakwinginze muri ibi bihe turimo bigoye, ibihe by'imperuka. Uwiteka ubwo tujurira intambara n'imvururu ku isi, indwara z'iyongera ndetse n'ibyorezo, hakabaho ibiza bikomeye, abantu ibinyoma bagiye kwiyongera, urukundo narwo rugakongerwa benshi. Mwami uzaba uri hafi yo kuza, ndetse ngo ubutumwa bwiza nimara gukwira isi yose, tuzamenya neza ko uri hafi waje. Turakwinginze Mwami Imana, ubutumwa bwawe bubashe kugera kure hashoboka. Dusengera abantu bose bakibazo kugira ngo imbaraga